Hasoni ariko kuzuga tuka umuntu ni ikinyabupfura gikeya utubona hakomoka kuko umuntu udafite ikinyabupfura ni byose ni mu mutwe iyo hapfuye n'amagambo bapfuye. tugiye gutangira umwaka turi muri one love siko bimeze bebe turi muri true love thank you bebe kabisa ariko sha nizere ko mumeze neza abantu banjye, nizere ko Uwiteka yabakinguriye cyangwa se uyu mwaka tugiye kusoza amahoro turi kumwe, ibintu bimeze neza cyane. Mbibutse yuko uyu mwaka urarangiye ariko ari umwaka urimo ibintu byinshi twabonyemo udutendo twinshi twa Yaka, twabonyemo udutendo twinshi twa Sandrine, n'abantu bamaze kuba ibyamamare dushyize ku rutonde hano mu Rwanda. Uyu mwaka abantu batrendinze ku mbuga nkoranyambaga inshuro nyinshi ni Yaka na Sandrine. Nyuma yuko bakoze ubukwe ibintu byo bikagenda neza, ubu noneho n'umugabo n'umugore bameze neza cyane. Yaka umeze neza? meze neza, umwaka musoje amahoro ndi kumwe na madamu wanjye, so ndashimira Imana cyane, nta kintu narenza, urabona ko meze neza, nashira urabona turakeye. Sandrine bimeze bite? Sawa cyane nkuko bibona. Abase ko buri mu gitondo buri gihe cyose bufite umunaniro biba bimeze bite? Ako nawe warambonye use mporananiwe buri gihe ntabwo ari umunaniro ahubwo nyine hari igihe umuntu aba ari bwakibyuka bibaho cyangwa nyine yakaza yorera kwa kundi. Oya ni ukuvuga ngo twebwe urabona iyo tubyutse mu gitondo ngewe mbanza kurya ubugari mu gitondo, niyo mpamvu ubona ameze nk'umuntu udafite force. Mimi namaliza kula badi mukapara ndunda penza ndunda ya soso Ya samaki. Haiko ya samaki, soso ni inkoko, ni lingara soso taungana lemu badi penza ya tongo na dami pe soso yango ndio zomona nga penza force penza isekatani deja. Kuri gutuka umuntu umwe nkaje hano. Ntabwo ndi gutuka, ngiye iyo maze kurya ubugari mu gitondo n'akanyama k'inkoko, mpamvu ubona nacitse intege ukuntu force penzo zomona ya ndambo yamuke. Ni ukuvuga ngo umugore ikintu mu gitondo agomba kubyuka agakora ni ukugutekera agasosi k'inkoko, kagutekera agatsima hariya. Okay, ni ukuvuga ngo kubera yuko nta mwana dufite, iyi nkoko niba tumaze kurya nimugoroba ya sosi ya mu gitondo, ni ukubyuka anshwiriza agasosi k'inkoko n'ubugari direct, ubugari bwiza bushyushye, byaba ngombwa tugahita dusubira no mu ishuka. Gahunda nyine ni kwa kundi. Yes, mumeze neza, nawe ndabona umeze neza, ariko noneho Yaka umaze kuba umupapa, ukuntu usa neza byatare noneho. Yewe gatata noneho sheri yambwiye ati iyo ngofero ntabwo nyishaka, yamwiregeza yanjye sheri yayijugunye, yambwiye nayashaka, basi nubaha umugore ngewe discipline nyinshi. Yaka tukiri aho, buriya nko ku mugabo, umugore abwira ikintu, umugabo ugasanga aravuze ati ninjye mutware w'urugo. Kuba umutware w'urugo ni iki? Kuba umutware w'urugo ntabwo bivuze kwifatira ibyemezo utabiganiyeho n'umudamu. Ibyo ngibyo byo kurega agatuza, hari igihe urega agatuza nabi kakameneka, iyo ureze agatuza ubundi barakamena. Ugomba kwicisha bugufi, ukaringanira na madamu nk'uko muringanira mu ishuka. Adi Sandrine, yes, tukiri aho, wenda uko mumaze kubaka urugo cyangwa uko mumaze gushakana, umaze kumenya inshingano nyinshi z'urugo, umaze no kumenya icyo umugabo aba akeneye cyangwa n'icyo umugabo aba ashaka. Ubu umaze inama ya mbere ababyeyi bakubwiye wabonye mu byo bakubwiye n'ibihe ugeze mu rugo? Ikintu cya mbere ni ukubaha umuryango w'umugabo, kubaha umuryango w'umugabo, by'umwihariko kubaha n'umugabo. Bura iyo witwaye neza kwa sobukwe, ngira ngo burasi kwa sobukwe wanjye, iyo witwaye neza kwa sobukwe ubundi urugo niko barwubaka. Urumva rero bangira inama y'uko icya mbere ari ukubaha umugabo wanjye, nkubaha n'ahaturuka, nkubaha na baramukazi banjye. Buri ikintu cya mbere mu rugo ugomba kubaha muramukazi wawe, burya niho urugo ruba ruhagaze. Buriya mushiki w'umugabo agiye akavuga ati uriya mugore yansuzuguye, yanze kungaburira umwana, yavuga ati we biba bikaze. Ariko icya mbere muramukazi wawe iyo mubanye neza, ukabana neza na nyoko bukwe, biba ari sawa. Yaka
mama wawe ukubyara ashobora gutuma watandukana n'umugore wawe? mama wanjye afite inshingano ze n'umudamu wanjye afite inshingano ze. Urabona mama ntabwo twahurira mu ishuka, urumva izo ni serivisi za madamu. Mama nawe ni mama yarambyaye, ntabwo agomba kuza gusuzugura madamu wanjye nta n'umukubita n'urushyi. Hari igihe wenda ushobora nkagura nk'umudamu wanjye igitenge cyiza gihenze, ugasanga mama agije ishyari jalousie, akumva ko ari we wagombaga kukibona. So madamu wanjye arusha mama agaciro, uko mbivuze. Hari umuntu ushobora kubyumva gutyo akavuga ati Yaka ntago akunda mama we. Ni kenshi tujye tubona ingo z'abana, kenshi ugasanga abamama b'abagabo bakunze kuza, kenshi ukabona ingo zirasenyutse kandi zitewe n'abamama mama wawe wenda w'umugabo wawe, ugasanga urugo rwe rurasenyutse. Araze ati Keza ntago anyitaho, Keza ambwira nabi, Keza bigenda gutya na gutya. Ibyo byatuma Keza wamwadukira ukamukubita? Oya, hari ababyeyi bagira itiko, ushobora kuza iwanjye wenda Keza akamwakira nabi, wenda birashoboka, ariko ashobora no kumwakira neza ntanyurwe, akamugirira ishyari kubera wenda asanze urugo rwanjye rumeze neza. So mama rero ntabwo agomba kuvogera urugo rwanjye. Niba hari icyo namugeneye nakimugenera, ariko apana kuvogera iwanjye uko yishakiye. Niba aje kunsura Keza akamwakira neza, yarangiza agataha, apana kunzanaho kunyinjirira mu buzima. Yarandeze byararangiye, ubu mfite urugo rwanjye, ntabwo agomba kuza kuruvogera uko yishakiye. Sesa Keza, mama wa Yaka ni urugero, wenda si we nibanzeho cyane, cyangwa mama w'umugabo wawe ashobora gutuma wasenya urugo rwawe? Ni ibintu bishoboka cyane, kuko nibyo nahereye nkubwira ko kwa nyoko bukwe ni wa mbere wubaha. Hari nk'igihe nk'urugero naguha mama muturanye, buryo iyo uturanye na nyoko bukwe cyangwa na muramakazi wawe kiba ari ikibazo. Ashaka gusaba umunyu, wateka agafiriti akaza ati mpera umwana agafiriti ku gasahane, twese turi abantu, ukanabirambira ukavuga turi mukecuru akunda gusaba nyine tu. N'utuntu cyane cyane iyo ari umuntu nawe wiyenze, ubundi biterwa n'ukuntu nawe yimereye. Mushaka guhura mukanahuza, ariko ari umuntu utagushaka, burya gushaka mu muryango utakwishimiye kiba ari ikibazo cyane gikomeye. Kuko biba byiza gushaka mu muryango byibura muhuje mwese ubona bakwishimiye, ariko iyo harimo umuntu umwe ukibishidikanyaho burasenya ako kanya cyane, kuko umubyeyi yashatse kugira ngo agusenyere ku muhungu we. Cyane cyane abahungu bakunda kumvira ba mama wabo, biroroshye cyane kugira ngo nyoko bukwe agusenyere cyangwa muramukazi n'ako kanya. Niyo mpamvu ubanza kubashyigashyira ukabafata neza, ukajya ubaha twa ruswa tudutenge. Yego nibyo urabizi ko mu minsi mama uzajya umuha ruswa, naza gusaba umunyu umuhereze, nawe ubwira ati mpa ku muceri ugende umuhereze, mpa kuri kawunga ugende umuhereze. Yavuze ati mu muceri uhita umuha n'isukari atanayigusabye. None se ubwo nzaba mfite ingwe ebyiri? Ibyo ntabwo uzabimenya. N'uvuga ngo ibintu bizajya ubisohora ugenda ubahereza. Ntabwo uzabimenya, sibyo uratanika imiryango. Ahubwo hazagira ikintu kivi iwanjye ngo uri gutanga za ruswa ngo batakuvuga. No. Gorata nibyo ngenda biza abantu bangira inama ari benshi. No kuvuga ngo rero biterwa nuko mubanye ubwanyu. Niba abantu bambere ugomba kubana nabo neza, naho abandi bose nta kibazo. Cyakora ngereka nkubwire, hari abatipe nabo rwose bumvira ba nyina, akagenda akajya mu matwi ya nyina, ngwe ngura mugore wawe, ngibi nibi ngo ngerayo wakansuzugura, ibi nibi, ugasanga uri umuntu w'umugabo ukagendera mu ngutiya za nyoko. Ibyo nyoko avuze akaba ari byo ugenderaho, ukajya n'umugore wawe ugasanga uramukubise muratonganye, uri kugendera mu ngutiya za nyoko. Njye ntabwo nagendera mu ngutiya za mama, nagendera mu za madamu wanjye. Yes, ibi bintu mba nabikoze kugira ngo tuganire, wenda hari ni kenshi tuganira n'abantu Yaka bakishimira guseka ariko badakeneye yuko tubagira n'inama. Iki kiganiro nagiteguriye kugira ngo mugire n'inama, cyangwa we yakukubyumva ku giti cyawe, ariko ndimo ndagenda mbyumva sanse yawe. Madamu wawe arakubwira ati ngewe mama wa Yaka ashobora kuza akansaba umunyu, nkamuha n'isukari, nkamuha n'umuceri, nkamuha byose. Abana muvukana bashiki bawe wamuguriye igitenge 2, arasigarana kimwe, ikindi agihe
bashiki bawe yaka uko kwaba ari ukubaka cyangwa kwaba ari ugusenya? uko ni ugusenya, ahubwo ngewe madamu wanjye ntabwo nakwifuza ko turana hafi y'umuryango wanjye, kuko byanga bikunze dutuye hafi y'umuryango wanjye, byanga bikunze itiku ntabwo ryabura. Itiku ngiye njya mbibona mu ngo nyinshi no mu mafamiye menshi, iyo begeranye itiku ntiryabura. Ibyo ngibyo by'umunyu wampa ku makara, waba umpaye kuri ka sositomate ka buji, urumva ibyanga bikunze itiku iyo begeranye riraboneka. None se ko usanga hari abajama benshi nimba ashatse umugore ahita azana na mama we bakabana mu nzu imwe? Mu nzu imwe aho ngaho rwose ngewe ntabwo nabishobora, biterwa ariko n'umuntu uwo ari we n'uko babanye amahoro sava, ariko byanga bikunze icyo nzi cyo gusa itiku ntiryabura, ntabwo habura ubugambo ugenda ubwumva mu mpande zombi. Keza, wabana na nyoko bukwe mu nzu imwe? byaterwa n'impamvu runaka, ku bana bwo nyine wenda, ariko iyi nyine tukubwira bitewe n'impamvu runaka nyine. Wenda ashobora kuba yagize nk'ikibazo, wenda nk'inzu ye yahiye, urabona ibiza, cyangwa se imvura yaguye inzu akaza tukamucumbikira, ariko muri uko kubana tukamucumbikira, ariko ari guteganya aho azajya kubona ngo tuzabana ubuziraherezo. Kubana twabana iyo minsi, ariko nanjye nshobora kumwiyenzaho, birashoboka, ntabwo ikibazo, ntabwo navuga ngo byaturuka ku mpande zose, ariko kubangamira ntabwo byabura. Yaka, hari umuntu watatse umuryango wawe avuga ati ubu Yaka muri Kigali yagakwiye kuba afite inzu, Yaka yagakwiye kuba afite imodoka, ngo ibintu byose bamwita Ariya, bamwita Ariya, aravuga ati ufite umugore mubi kwanza. Ariko se nk'uwo Ariya niba ashaka kumenyekana yaciye mu nzira ze, apana gushaka kuzamukira ku izina rya Yaka. Nyira bici inzeko, urabona indaya nkiriya inuka y'umunyamwanda ikajya kuvuga ngo ngewe ngo yakamwana, ngewe views zanjye kuri YouTube izina maze kubaka ngewe irangurube irapumbafu, indaya nkiriya ngewe iranzi ngewe. Avuze ngo ufite umugore mubi, uriya ufite amabere wagira ngo yonse ibyebe byo muri Sudani. Kuki indaya zisigaye zimenyera abantu? Ngende indaya ngewe nuko ntanakizi, uzakibwire mu munsi nzakibona nzagikura amenyo ngewe, ndi umukarateka ngewe, kirajya kunyitukishwa ngengana uriya muririmbiri muri industry nyarwanda, uriya muginga yanyigezaho ngewe, ndaya gusa asoni acera na pumbafu, nta nicyo nakurirwa mvugana n'irangegera, ntacyo nshaka kuvugana n'indaya, nagenda kuri uburaya bwenge, ntabwo ndi indaya. Gusabye imbabazi ntiwazimuhaye Yaka? Ansaba imbabazi se, ansaba imbabazi yagiye kumvuga, ari kumvuga anziye, mvukana nawe, uretse kumbona kuri YouTube n'ahandi hose ku mbuga nkoranyambaga, hari ahandi nzi ajya kumvuga nshaka iki, yakora ibiki. Ngewe nari maze igihe ntatukana, none indaya zitangiye kunsembura kuri YouTube. Umuntu nzongera gutuka cyakora umubwire, wamuma gusa, wamunzirikira amaguru n'amaboko, kuko ko babanza kumuzirika, uyu wamumbohera ngewe ntabwo namushobora. Indaya z'ikigezi zisigaye zikaze. Keza, umuntu watatse umugabo wawe aravuga ati ngo umugabo wawe ngo yavuze ngo Yaka mwana ngo ni ikigoryi cy'igihugu, uriya muhirimbiri koko nshaka iki? Wenda reka numve Keza, iyo wumvishe nk'umuntu avuze gutyo ku magambo, wenda ntago hari umuntu ushobora guhita yumva ngo ngo uzi gukereya bifu, ngo uzanye bifu. Tureke n'ibyo ngibyo, kera sinatukanaga, ntukana bagatsiri n'abandi, sinanaretse gutukana, none ndebera iranda iransembuye, natangira buri munsi nkora interview zirenze 5, natangira gutukana rero ngo Yaka ni umusazi, kandi indaya nkuriya harya ni ari ni eri ni iki Ariya, ngo ni Ariya.
yaka none se ko wigendeye keza bimeze bite wari wabibonye yego nabibonye ariko ikintu nabivugaho twese hari uburyo tuba dukeneye kumenyekanamo sibyo hari ukuntu tuba dukeneye kumenyekanamo mu mpande zitandukanye ushobora gushaka hiti ariko muri iyi industry turimo tujye twubahana mu byo dukora biba byiza kugira ngo ushake kumenyekana cyangwa kuzamuka ariko uzamukire ku kintu cyiza ku buryo n'umuntu wese wakibona yavuga ati uyu mukobwa yaharaniye kugira ngo amenyekane koko yabigezeho ariko kujya hari ukiha umuntu utazi n'icyarya niba arya cyangwa niba nanywa n'ibyariye utazi n'inzaba ahiri ukamuzamukira kubera hiti gusa tu uramo baby ndashaka ikintu cyayimukoresheje ni hiti yishakiraga kumenyekana kuko urumva azi neza ko umuntu wavuze yakahita amusubiza yaka nta parodagira kandi nta nuwo aba yinginga yumvise wamututse aragusubiza ubwo mutware akumva muri byarabizi ko mutwara habera umutware se simpazi uri kumva iyo azi ko wamututse aragusubiza uriya mukobwa rero nicyo yabikoreye yavuze ati ariko ubundi igihe nahereye nkora ko ntazamuka izina ryanjye ko ritari kumvikana urumva kuri tayito niba handitseho ngo ariya ngo nayakaba ngo batukanye cyangwa se ibiki kubera yakazwi cyane urayireba kubera yaka urumva rero niho we yavuze ati reka mvuge kuri yakabyibura nzamuke ariko birakira kintu ntago ari kuko kuri n'ugusebye umuryango wiyubashye wamukoresheje iriya interview ayikoresha Aria kuko wenda niwe wazamuye iyo kugira ngo Aria avuge biriya byose sibyo niwe wazamuye ari amagambo yose ura wamubajije biriya ura munyamakuru ngewe ntacyo namurenze ura mumukoresha ikiganiro we yamubajije ngo yakabimeze bite ntabwo ari wamubwiye ngo ntuki ahubwo uriya Aria kunyitukishwa ubu ngiye kujya mukoza isoni aho nkoze ikiganiro hose mukoze isoni ku buryo atazongera no kugaragara kuri YouTube ashatse kuzamukura mvura bube bumugejejeho ubwo biraniki ko ashaka kunzamukira ashaka kwigira umusitari ku ngufu ariko bure hari ikintu abantu batazi umunsi uzakorera ikintu giturutse mu maboko yawe no mu mutwe wawe mu munsi ubundi iyo ufite mu mutwe watekereza kuki utazamuka ubyitekerereje ngo byibura umuvuguti kana kazamutse biturutsa wowe uricaye ututse umuntu utazi naretse gutukana ari kuri andairanse urumva yakiyarakuzi ntimuziranye nawe si umuzi ariko tu kugira ngo umenyekane ariko watuka yakanga muvuga nabi ubwo nugutekereza macuri niko mbyumva ngewe ariko indaya zabaye gute niba ukeneye kuki indaya arizo zisigaye zitukana biharanire Imana biharanire okay sushaka guhitinga araja ajya kuhitisha mu mayini hari ikibazo se nge nitangira ibiganiro biryohereza abantu nyisekereza abantu none indaya zitangiye kunyitukisha ni hiti Imana ariko kugira ngo ushake hiti muri ubu buryo aho wana byafuma nkabivamo no ku mugabo wawe no guhatiriza nakamanyiro nanjye uranshaka se nakamanyiro ni kazowe reka nge rero nkwibwirire sibyo uriya mwana w'umukobwa mubabarire mwihorere urangiyewe ndamuretse ariko niba ashaka kwinjira muri industry nyarwanda tujye tuganira dushimisha abantu dukora ibiganiro dusetsa abantu ariko biriya byo kugenda ashaka gusebanya namusebya ngewe yaka mwana official nta nubwo ndusha aba followers kuri YouTube yavuze ngo we nta nubwo mwakorana ikiganiro waretse byibura Aria nkamushaka mukamwakorana inta uriya se arushasi y'ubwiza arusha uyu nguyu ubwiza wabonye amabere afite wagira ngo ni amakayi nese bwo nkuriya arya kumvuga anziye ko bagiye bakora ibibari aranshinzwe ngo mba mfite ngo inzu nziza kandi buri ugeze iwe wasanga arara kumukeka aba mu rugo iwabo niba afite n'ababyeyi nabo nta kinyabupfura bagira niba baramureze kujya agenda asebya abantu azaseba ahubwo ari we ngena n'amabere n'amakaye kuva navahe yakananga ari kumutuka ari kumurata ibyubahiro ane kigorye yakuze uburaya neza kareka genda indangiye uriya nubwo yamituru keretse cyakora yongeyeho nka 2,000,000 nabwo namurya agaturu kamwe nakwambara prudence 5 menya kirwaye na sida icucu
reka ibyo tubyihorere ariya tumwihorere ariko njye sinasoza kuri ariya navuze ngo ashake yaka amusaba imbabazi kuko ibyo yakoze ntabwo ari byo pe. Hari umuntu ushobora kunyumva akavuga ngo nakije umuriro ntabwo njye nawakije. ntabwo ngiye mbyiboneye kuri telefone umuntu ayifite aranyereka ati reba ukuntu hariya yavuze, urumva mbyiboneye kuri telefone byo kuvuga ngo njye mbivuze mbibonye kuri telefone runaka ikiganiro yakoranye sinzi n'uwakimukoresheje ngo ninde ariko bagabanye. Yes rero yaka hari umuntu ushobora kuvuga ngo ninjye nakije umuriro nibyo nari ndi kukubwira ariko ndagira ngo mbanze numvisheho abantu ho gatoya bumvaho ariya yari arimo gutuka avuga ngo uri igicucu cya mbere cy'igihugu, uri igicucu cy'igihugu. Okay, niba ndi igicucu cy'igihugu ubwo we ni igicucu cy'isi yose. Reka kugira ngo abantu batavuga ngo yawe ngo mwazanye ibintu byinshi reka twumve. Ibyo yabaye birahagije ariko njyewe mfite byinshi ntabwo wese yakurabona yabiki ukuri kw'Imana yaka nta kindi nyine ni ikigoryi cy'igihugu niumviye indani niwe musitari wa mbere w'umurezi wa mbere uranyumvira indaya nyingi koko. Yes rero mwabyiyumviye ngo yaka niwe musitari wa mbere w'umurezi niwe gicucu cya mbere cy'igihugu. Yaka ntabwo uri igicucu, reka njye mbikubwira gutyo, ntabwo uri igicucu ahubwo uri umugabo w'umuhanga. Niwe musitari ufite umugore mwiza mu gihugu sibyo, niwe wakoze ubukwe abantu isi yose irabimenya ndabeshya. Okay, ni ukuvuga ngo ngewe niba ari umugore niba ari merifiye niba ari fiyemere ngewe siranamuzi cyakora anyirinde nk'uko satani yirinda Imana ambabarire kuko turamutse duhuye ni izina ry'Imana tugakubitana imbona nkubone ntagiye mageragere najya mu kaburi ahita nsanga muzehe wanjye mu kaburi hasi ahita mpfa ngiye kuko njye ntabwo umuntu utsuzugura nk'uriya simuzi simvukana nawe sinzi aho akomoka nk'ubu yagiye kuntekereza kumvuga hari amagambo kugira ngo bigende bite. Niba ashaka guhitinga yahitinga mu zina rye akareka kuzamukira kuri YAKA MWANA official. Eske ngiye ati neza yumva nk'umuntu ayibasira nk'umuntu kuriya n'umugabo wawe wabivuzeho urakumvisha ngo yaka ngo niwe musitari wa mbere nyine uraho to ngiye sinumva ko nshaka no gukomeza kubisubiramo nkawe ubutumwa wagenera ari tumuvaho ari yashakira ahandi hiti zirahari ubundi akenshi iyo udafite mu mutwe ufatira ku by'abandi. Yaka yakoze izina ry'Imana ryaramuvunnye sibyo, sinumva impamvu bashaka kuzamukira bamubeshye ngo aziguseka akomeze yasana. Urimo kumva mani shakira ahandi wamamarira ahandi ariko yakumureke kuko kubaka izina biravuna kumva umuntu agutukira izina ni ariko nabonye nitseko ye afite mu kanwa nk'ayifi ni yindi yamize yona. urumva so nta bintu byinshi namuvugaho kuko ntago ari yakira muri ibi bintu ntago azi. Hari igihe ujye mu gakino utazi agakino urimo nakaye ariko azashyira akamenye kuko ahangaha turi tuba twaravunikiye ibintu tuba turi gukora ntago ari ngombwa kugira ngo uzamukire ku wundi muntu no byongeye unamuvuga nabi. Ushaka kuza ukavuga uti YAKA dukorane ikiganiro hari n'igihe habaho bifu ariko bifu mwumvikanye ukavuga uti YAKA reka nguvuge nabi nimenyekanire ariko mwabyumvikanye ariko kuza ugatuka umuntu ni ikinyabupfura gikeya hari utubona hakomoka kuko umuntu udafite ikinyabupfura ni byose ni mu mutwe iyo hapfuye n'amagambo bapfuye urumva nta bintu byinshi namuvuga. Umuntu akomoka YAKA ngewe ni iki ntazi sinzi n'icyari cyo ngewe cyangwa avuki iwabo yawe bakijyana iwabo ikintu nkakiriye ko ari iwabo. Reka ibyo tubyihorere ari yaje ashake kunasaba imbabazi YAKA MWANA kuko yakosheje ntago nagenda ku kantu nagashyizemo ntago kuba umusitari ntibivuze kuvuga undi muntu. Kuba umusitari urabivunikira na Diamond ni umusitari akora indirimbo imwe ikagira 1M mu isaha yarabanje arakora yaririmbye Zambagara aririmba n'izindi. Ariya rero nshuti yanjye mukobwa mwiza niwo utumye YAKA nyine avuga ko ufite amabere nk'aya makaye ariko YAKA nizere ko birangiye nagusaba n'imbabazi uzaza. Okay ngewe
ntacyo mukeneyeho nakomeza akore nanjye nkore ariko agabanye umunwa uravuga bagakubita ikibuno barya bavuga no muri ngara monokoyo ebetsaka amasoko fimo ushobora kuvuga ibigambo bakakurambika akabuno bakagahuragura bitewe n'ikintu umunwa wawe nibyo buriya muri ngara njye nakunda kubyumva nk'ibiwacu muri Kongo monokoyo z'umuntu monoko tango yolobi balalisio na seba beti masoko fimbo ule penza ulenzete ake basikoyo na monoko na yewana eko yao beti sa fimbo fresh ake ibintu yakabavuga ububyumva ke cyabo nayo meze ngaho ngaho sheri umura nzakugishiringa nawe uzanyigisha icyongereza itugira akantu mwigisha vana nanagafasha ko kantu uvuze gasubiremo nawe agasubiremo Keza nakoya gutanga seolinga arabanza utangire ngo yakamwana sheri na ngayi yakamwana sheri na ngayi sheri na ngayi tani namugisha karingara gake anga pena robia Keza mwasi kitoko Keza umugore mwiza mwasi kitoko ndagaruka narakamenye uravuze Keza mwasi kitoko mwasi kitoko noneho we ashaka kukubwira ngo yaka umugabo mwiza yavuga ngo yaka mobali kitoko yaka mobali kitoko naza yakubwira ati karangura umugore mwiza Keza nawe uzagira utusubiza mobali kitoko ariko shaka bizoza umwaka urarangiye ejo ni ku itariki 31 ejo yaka uzarara nzararana na Keza wanjye arahandi se nzararana na Keza n'ahandi tuzarira umwaka mu rugo rwacu turi guserebura n'abashyitsi bazadutemberera sava bizaba ari fresh kabisa niba ngombwa nawe uzatugire weme ndanakwemera ngewe musaza yaka mu bantu batumye umenyekana uwo wumva ikiri ku mutima wawe kimubwire mu bantu batumye umenyekana mu bantu batumye umenyekana abenshi bari muri Amerika harimo Desire harimo Nzobe Benzo nshimira n'umwana wa papa Shukuru bita Mugabo n'abana bari United State bagendaga bamfata utu video Asiya aza kutubona yatubonye nyine bamfataga utu video ku matelefone bagapostinga Asiya tubonye aravuga ati nyamara yaka umuntu yamubyaza umusaruro Asiya aza kunyihigira ariko byaturutse kuri abo bapeti ko twamaraga kwihagira byeri bakamfata utu video bagapostinga ngenda menyekana gutyo nakumenye kwa Dekate n'utwo tu video rero Dekate yaratubonaga agahita postinga nawe ariko ari abo bapeti badushize bo bita Desire Benzo Eric ni benshi abapeti twasangiraga twari dufite akabari kacu hari igicumbi unatungwa byeri bukarinda buke naho ngaho nagiye menyekanira Asiya yambyaje nk'umusaro wabonye Gatarina views yari ifite Yawe TV mina yenda unayenda wapi Keza agira ikintu umubwira aka kanya nk'ijambo nyine wamutegurira ku buryo n'umuntu wari wese yaryumva risoza umwaka Keza umwaka tuwusoje amahoro kubera Nyagasani na 2021 utangiye kunyishikuza se tugiye gutangira umwaka turi muri one love siko bimeze bebe turi muri true love thank you bebe kabisa ariko yes rero yakareka ngo ushimire kandi mwifuriza umwaka mushya muhire wa 2021 umwaka ntago uzongera gufungwa reka uyu mwaka rero nongeye gutangira bana ngiye kwirinda gereza ku buryo Keza atazambura urakoze cyane Keza nawe wakoze kandi tukwifuriza umwaka mushya muhire uzakubera uw'amata n'ubuki ubwo tuzagaruka nko mu kwa gatatu waratwite naratwite ariko ko mushaka kumbyaza cyane turashaka imfura ya yaka abantu bose ngo gutwita ngo kudatwita ngo yaka ntabyara ngo cyangwa ntago byara so ntago simbizi ariko
abantu nibo bagena igihe bazabyarira natwe nitubona ari sawa twabifatiye umwanzuro tuzabitangaza ariko ubu ngubu ntago biraba gusa reka mbonereho nshimire abantu mwese mukomeje kudukurikirana nshimire abantu mwese mukomeje kungira n'inama z'urugo reka nshimire umuntu bita Justin uri muri Canada so yagize gutya ndemera akantu ko kuri Noheli kamubwira nti wakoze cyane kandi aho wakuye Imana yasubize akoko katanze kazanakire so nshimire n'abandi bantu mwese mukomeje kumbeshya kundemera reka mbwira abantu kuba ntarimo we nagurimo natanze nimero zanjye sibyo hari abantu bambwiraga bati Keza duhe nimero zawe hari igihe dushaka kuguremera tukabura ukuntu tubigenza ntanga nimero zanjye ariko abantu benshi umva man abantu barabeshya uzi ko abantu bakibeshya bakibaho sindabona ngumva ngo mpa nimero za yakamuremere man aho kugira ngo ubeshye umuntu ikintu utari bukore ujye umfata nimero unyisuburize gusa nta birenze umbwire ko umfana naribi ariko birangire kubeshya umuntu amafaranga ntago ari ibintu wabeshya umuntu nimba udashoboye icicikire kuko buriya aho kugira ngo uvuge ikintu utazakora mani iturize kuko nubundi ikintu cyasohotse mu kanwa ni kibi cyane so icecekere umbwirire kunyifanira twiganirire nk'abantu tubiraho ureke kwemera ikintu utazashobora so umbwire n'abantu rero ku muntu wankenera ku muntu washaka kumvugisha yaca kuri Instagram yanjye nitwa Keza Wayaka Keza ugasiga kanya yaka Keza Wayaka kamflowinga mpita mbona ko nanjye flowinze nkahita nkwemerera so tukaba twaganira Keza Wayaka yes rero uflowing Yawe TV kuri Instagram ni Yawe TV ujye kuri Facebook naho ni Yawe TV una flowing Nyawe 2020 kuri Instagram uflowing Keza Wayaka na Yaka official urakoze cyane mukore subscribe kuri Rwanda Paparazzi kore subscribe kuri Yawe TV Imana ibahe umugisha okay Yawe TV arakanwa nibagiwe Yaka official ntago ari Instagram ya Yaka Mwana na kantu kayitiriye kaba muri Amerika kakawerewere nayikatse yanjye ni Yaka Mwana OG twagiye